Imana ibabajwe n'icyaha wakoze cyo kwibagirwa aho Imana yagukuye. Abantu benshi muri iyi minsi bariremereje, umuntu agapfukama akajya gusenga akavuga ngo Mana numpa igishoro nkacuruza nzagushima, numpa igishoro nzafasha abakene, nzafasha imfubyi, nzafasha abapfakazi. Ariko no kugera iwawe muri saro ni ikibazo, no kugira ngo umukene akomange ku rugi umukingurire ni ikibazo. Mbere utari wabona akazi wagiraga urukundo, wasuraga abakene, wafashaga imfubyi, mbese wagaburiraga abashonji, nyamara cyagiye wagiraga umwanya wo gusenga. Ariko aho uboneye akazi waretse gusenga, ngo hashize iminsi ngo bibagirwe imirimo Imana yakoze. Imana yambwiye ngo Mukabute mbwirira abantu banjye bagiye kuzira icyaha cyo kwibagirwa imirimo Imana yakoze. Ni iki kiguteye kwibagirwa? Abantu benshi bakunda kugwa mu bisubizo, nyamara mu butayu bataraguyeyo. Ariko se wagwa mu butayu ute? Wa mupfakazi we, waba urya ari uko wasenze, ukambara ari uko wasenze, ukagira no kugira irari ry'ubusambanyi? Ntabwo byakunda. Kugira ngo Imana ikuvane ahantu mwavukiye mu gisekuru, biba ibijumba, bakiba imyumbati, bagacukura imyumbati, bakiba bagatungwa n'ubugegera. Iwacu twari ingegera, kubivuga ntabwo bijya binteye isoni. Imana ikantunga inkoni ikambwira ngo Mukabute nanjye ngiye kukugira umuntu, ntabwo uzongera kwiba mu izina rya Yesu, ntabwo uzongera kwiba. Dawidi ntabwo yigeze agwa mu butayu cyangwa agwa mu ishyamba, hoya yagwiriye mu bisubizo. Dawidi yakoze icyaha ageze mu bisubizo. Igitumye ukora icyaha ukiyongeza ni uko wibagiwe. Urimo gukina mu gishoro Yesu yaguhaye, urimo gusambanira mu gishoro Imana yaguhaye. Buriya no kugira ngo ujye mu Bushinwa utarize wabihaye agaciro, no kugira ngo ujye kurangura Dubai wabihaye agaciro, no kuba uri umuntu runaka wakabihaye agaciro, no kuba warasigaye abandi barapfuye wakabihaye agaciro. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Abamaze iminsi badukurikira, abakunzi bacu bari mu Rwanda cyangwa se bari mu bihugu bitandukanye impande enye z'isi, ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana bane namwe. Uyu mwanya ndagarutse mbazaniye ijambo ry'Imana, Imana yampaye kugira ngo turisangire muri aya masaha. Reka manze senga Imana. Mwami Yesu, Mana ishobora byose, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, mu izina rya Yesu ndagusabye kugira ngo umanze unyeze, umbabarire uko wambonye kose, ibyaha byanjye byose bitwikirirwe n'imbabazi zawe nyinshi Yesu. Nuko rero ijambo ryawe rigiye gutambuka ntaba ari njyewe, ari wowe wivugira, kandi ijambo ryawe rinyanyagize mu mitima y'abatuye isi. Byose mbisabye nizeye izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Imana yampaye, Imana yambwiye ngo uyu munsi nibutse abantu ko Imana yabagiriye neza barangiza bakibagirwa. Naje kubibutsa wowe, naje kwibutsa abantu Imana yagiriye neza none mukaba mwaribagiwe. Ngiye kubabwira ijambo ry'Imana Imana yampaye. Turasoma Zaburi 106 umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze, cyangwa kwerekana ishimwe rye ryose? 3.
hahirwa abitondera ibitunganye, hahirwa ukora ibyo gukiranuka iminsi yose, Imana idushoboze gukiranuka. Tugiye kugenda kuri uyu murongo wa 13 muri iyi Zaburi y'106. Haranditse ngo hahise akanya bibagirwa imirimo Imana yakoze, ntibarindira ko isohoza imigambi yayo. Naje kubabwira abantu bamaze iminsi badukurikiye, Imana ndimo gusenga yansanze irambwira ngo ikibazo ifitanye n'abantu nuko bavuye mu muhamagaro, bibagiwe aho Imana yabakuye, bibagiwe iby'Imana yabakoreye. Iyi Zaburi uyu mwanditsi ajya kuyandika kuri uyu murongo wa mbere w'iki gice cy'106, yaravuze ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza. Ibyo nibyo binkwiriye, ibyo nibyo bigukwiriye, gushimira Uwiteka ko ari we mwiza. Ngo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Murabizi ko imbabazi z'Uwiteka zihoraho iteka ryose. No kuba naramutse, no kuba waramutse, ni imbabazi z'Imana. Ibyo wari ukwiye kubizirikana, nanjye nkabizirikana. Ntabwo ari ibintu ugomba kwibagirwa, ni ibintu ugomba kwibwira ku manywa na nijoro. Kuri 2 haravuze ngo ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze. Ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze. Naje kukwibutsa, nanjye niyibutsa. None se ntabwo wibuka ko hari ibintu Imana yagukoreye bihari kandi ugomba kuvuga? Ariko Imana yagize ikibazo ku bantu bayo yaremye, yuko bibagiwe imirimo y'Imana, bibagiwe iby'Imana yabakoreye. Umunsi wa mbere ukarangira utavuze gukomera kw'Imana, kandi na cya gihe Imana yarakurengeye, ariko warabyihoreye uricecekera. Ngo cyangwa kerekana ishimwe rye ryose. Abantu hari igihe Imana ibatabara, Imana ikagutabara, ikakugirira neza, ikagukura ahantu habi, ariko kugira ngo ugaragaze ishimwe ry'Imana ryose uko ryakabaye, ukavuga ngo ibi ngibi mbivuze ngo abantu bagira ngo mbese ngo bagira ngo iki. Nagira ngo nkubwire inshuti yanjye, nanjye nibwira ibyo Imana yagukoreye byari bikwiriye kubivuga, ishimwe ry'Imana ukarigaragaza uko ryakabaye ryose. Buno ntago naceceka, nta nubwo nabyihanganira kwibagirwa aho Yesu yankuye. Nagiye mbaho ubuhamya butandukanye, nagiye mbabwira ubuzima nanyuzemo. Rero kubiceceka ntago byanyorohera. Nawe kandi nubwo wabicecetse ukihesha amahoro, ntago bijya binezeza Imana. Birakwiriye ko Imana uyibwira imirimo ikomeye yakoze. Ngo ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze? Ninde? Cyangwa kerekana ishimwe rye ryose. Nabahaye ubuhamya butandukanye mbabwira ahantu Yesu yankuye. Nukuri hari n'abamugura bakambwira ngo ntuzongere guhora usubira mu buhamya, ngo ntukavuge ko wibye, ntukavuge ko wakoze ibyaha bingana kuriya. Ariko mu kubivuga kwanjye niko kurama. Niyo mbivuze muri njyewe numva mbohotse, numva meze neza, numva bimereza izindi mbaraga zo kuvuga ngo sinzasubira inyuma, sinzasubira muri bya byaha nahozemo. Hano rero ijambo ry'Imana riravuze ku murongo wa 3 ngo hahirwa bitondera ibitunganye. Hahirwa abantu bitondera ibitunganye. Hahirwa ukora ibyo gukiranuka iminsi yo yose. Uwo muntu, hahirwa umuntu witondera ibitunganye.
hahirwa umuntu ukora ibyo gukiranuka iminsi yose. Uwo muntu niwe uhiriwe. Umuntu ushakisha gukiranuka ku wa mbere, ku wa kabiri agashakisha gukiranuka, umwaka ukarangiza agishakisha gukiranuka, uwo muntu niwe uhiriwe. Nibyo binkwiriye, nibyo bidukwiriye. Uwo muntu arahiriwe kuko ashakisha gukiranuka mu buzima bwe, akumva muri we yaharanira kugira ukuri, akumva muri we yaharanira kuba umunyamahoro, akabana n'abantu bose amahoro, agaharanira gukiranuka. Uwo niwe uhiriwe. Iri jambo uyu mwanditsi agiye kwandika kuri uyu murongo wa 13 aravuga ngo hahise akanya bibagirwa imirimo yakoze. Imana yambwiye ngo abantu bibagiriwe ibintu Imana yakoze. Imana yambwiye ngo mbariza aba bantu naremye, abantu nagiriye neza, abantu narengeye, abantu natabaye. Ijambo riravuze ngo hahise akanya ngo bibagirwe imirimo Imana yagize gute yakoze. Abantu baribagiwe, niko Imana yambwiye. Ariko nagira ngo nkugire inama, ntago wari ukwiriye kwibagirwa. Ntago wari ukwiye kwibagirwa aho wavuye. Ntago wari ukwiye kwibagirwa igihe wamaze mu bushomeri. Ntago wari ukwiriye kubyibagirwa. Nubwo ugeze mu biro ukaba wibagiwe, ukaba utabana n'abantu bose amahoro, ukaba utanga serivisi nabi utabishaka, ariko wibagiwe uko byari bimeze. Wibagiwe cyagiye wavugaga uti Mana numpa akazi nzajya ntanga serivisi neza. Ariko Imana yambwiye ngo mbwirira abantu banjye bagiye kuzira icyaha cyo kwibagirwa. Nyamara cyagihe uri umushomeri wasenze Imana uravuga ngo Mana nuramuka umpaye akazi nzatanga serivisi neza, nzajya mpa agaciro abantu baje kundeba. Ariko umuntu ashobora kuza gukomanga ku biro byawe akahirirwa, uri mu biro akahirirwa, wanasohoka ukanasohoka utanamushuhuje. Imana yambwiye ngo nimbwira abantu yaremye, abantu Imana yaremye igiye kubaziza icyaha cyitwa kwibagirwa. Ukibagirwa, ijambo ry'Imana riravuze ngo hahise akanya bibagirwa imirimo Imana yagize gute yakoze. Hari abantu benshi Imana yagiriye neza, hari abantu benshi Imana yahaye akazi, hari abantu benshi Imana yahaye amazu, hari abantu benshi Imana yahaye urubyaro, hari abantu benshi Imana yakijije indwara. Ariko cyagihe ukirwaye waravugaga ngo Mana nuramuka unyijije nzajya mpora mu nzu yawe, nanjye nzajya nsura abarwayi. Ariko kubera ko iminsi yakubanye iminsi, ngo hahise akanya wibagirwa imirimo Imana yakoze. Imana idutabare. Naje kukuburira nanjye niburira. Imana ibabajwe n'icyaha wakoze cyo kwibagirwa aho Imana yagukuye. Abantu benshi muri iyi minsi bariremereje. Umuntu agapfukama akajya gusenga akavuga ngo Mana numpa igishoro nkacuruza nzagushima, numpa igishoro nzafasha abakene, nzafasha imfubyi, nzafasha abapfakazi. Ariko no kugera iwawe muri salo ni ikibazo. No kugira ngo umukene akomange ku rugi umukingurire ni ikibazo. No kugira ngo nibura wibwirize uvuga uti maze igihe ndimo gucuruza kandi nunguka, ngiye gufasha umupfakazi, nibura muha amabati 5 arimo kunyagirwa, ni ikibazo. Ni ikibazo. Ntago wabishobora. Kubera iki utakibishobora? Waribagiwe ngo hahise akanya bibagirwa imirimo Imana yakoze. Abantu Imana igiye kubaziza icyaha cyitwa kwibagirwa ibyo Imana yabakoreye. Naratangaye cyane. Hari igihe ujya gusura umuntu
wagera iwe akakubwira ngo siga inkweto hanze kugira ngo utanduza amakaro. Hari n'ahantu ushobora kugera bakakugaburira ibiryo hanze. Kubera iki? Barabona utari ku rugero rwabo, bakavuga ati uriya muntu mumuhereza ibiryo hanze. Kubera ko barimo kubona urugero bariho ntaho muhuriye. Abandi bakajya muri salo, wowe bakakwicaza hanze. Nanjye ibyo bintu narabibonye. Nanjye hari umukire wakundaga kungaburira hanze. Ariko kubera inzara nabaga nifitiye, nkavuga ati nushaka ubimera inyuma y'igipangu. Ariko ningira Imana ukabima ndabirya. Nararyaga nkarya ndeba ko umukozi andeba cyangwa se barimo kundeba, narangiza nkabishyira mu ishashi kugira ngo mbishyire abana. Kandi abo bantu dusengana, kandi ari abantu b'Imana, dusengana. Namara kurira hanze bakambwira ngo ninze mbafashe gusenga Imana. Babonaga urugero ndiho n'urwo bariho tutareshya. Imana ibabajwe n'iki cyaha kibase abantu Imana yagiriye neza baribagiwe. Umurengo urabishe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo hahise akanya ngo abantu bibagirwa imirimo Imana yakoze. Naje kukuburira nanjye niburira. Ni iki kiguteye kwibagirwa? Nyamara cyagihe wari wicaye mu rugo, diplome yawe warayishyize mu kabati, yari yanditseho 0. Buriya kugira ngo diplome yawe igire agaciro ni ukubona ibiro wicaramo, ukabona n'umuntu uvugana nawe Icyongereza cyangwa Igifaransa cyangwa Igiswahili cyangwa se n'izindi ndimi. Ariko mu gihe diplome yawe kiri mu kabati nta kazi ugira, diplome yawe iba yanditseho 0, nta mumaro iba ifite. Igira umumaro y'Imana iguteye iteka ikaguha akazi ukumva bakubwiye ngo ugomba kwicara mu biro runaka, cyangwa se ugomba kuvura mu bitaro runaka. Cyagihe rero ukigera kwa muganga baguhaye kuvura abarwayi, ubwo diplome yawe ibitangiye gukora, ibitangiye no kugira agaciro, ndetse n'ururimi wize ruba rugize agaciro. Ariko mu gihe utari wiga, utari wabonaho uvuga rwa rurimi, kuri diplome yawe haba handitseho 0. Imana idufashe. Ariko niki cyaguteye kwibagirwa? Kuki wageze mu kazi, ukagera mu kazi ukibagirwa gusenga, ukajya mu kazi udasenze, ukagaruka ntusenge, ukaryama udasenze? Mbere utari wabona akazi wagiraga urukundo, wasuraga abakene, wafashaga imfubyi, mbese wagaburiraga abashonji. Nyamara cyagihe wagiraga umwanya wo gusenga, ariko aho uboneye akazi waretse gusenga. Ngo hashize iminsi ngo bibagirwe imirimo Imana yakoze. Hashize iminsi abantu baribagiwe. Nyamara cyagihe wakoreshaga ibihumbi 5 ugitangira gucuruza, wunguka 500, urya 300, ukabika 100, warasengaga, wamenyaga kubana n'abantu bose amahoro. Ndetse n'umuntu yakinguza iwawe murimo kurya ukamubwira ngo karibu, niyo mwabaga murimo kurya ibintu byoroheje, ari ubugari n'isosi y'ubunyobwa. Ariko aho uboneye amafiriti, aho uboneye imiceri, aho uboneye amafi n'amanyama, nta wagukinguza ngo umuhe karibu mu gipangu cyawe. Abantu baribagiwe. Imana yambwiye ngo Mukabute mbwirira abantu banjye bagiye kuzira icyaha cyo kwibagirwa imirimo Imana yakoze. Ni iki kiguteye kwibagirwa? Ni iki kiguteye umurengwe? Naratangaye cyane. Erega buriya Dawidi akiri mu ishyamba. Akiri mu ishyamba Dawidi nta cyaha yigeze agambirira gukora.
nawe ukiri mu butayu, nawe ukiri muri bwa bushomeri, nawe ukiri muri bwa bukene, nawe ukiri muri bya bibazo wari urimo, wakundaga gusenga, wakundaga kubana n'abantu bose amahoro. Buriya Dawidi ntabwo yigeze akorera icyaha mu butayu, nta nubwo yigeze akorera icyaha cy'ubusambanyi mu butayu. Waba uri mu butayu ugasambana, umurengwe ni mubi. Ntabwo Dawidi yigeze akora icyaha ari mu butayu, ari mu ishyamba aragira intama. Iyo umuntu ari mu butayu aba atunzwe no gusenga kenshi. Iyo umuntu asenga kenshi aba avugana n'Imana, ababana n'Imana. Ariko naratangaye aho Imana ikuriye Dawidi mu butayu. Mwumvishe ko avuye mu butayu ngo hahise akanya yibagirwa imirimo Imana yakoze. Nibwo yakoze kiriya cyaha cy'ubusambanyi. Abantu benshi bakunda kugwa mu bisubizo. Abantu benshi bakunda kugwa mu bisubizo nyamara mu butayu bataraguyeyo. Ariko se wagwa mu butayu ute? Wa mupfakazi we, waba urya ari uko wasenze, ukambara ari uko wasenze, ukagira no kugira irari ry'ubusambanyi? Ntabwo byakunda. Nanjye nabaye imyaka 12 mu bupfakazi. Ni ukuri namaze imyaka 12 ntararingira, narigira nte naburaye. Watekereza gusambana abana 5 baburaye? Ubwo se naba nkoze muki? Naba nkoze muki? Ariko umurengwe ni mubi. Imana irimo gutabara abantu ibagera mu bisubizo bakabigwamo. Ntago Dawidi yigeze akora icyaha ari mu ishyamba. Oya. Imana irababaye. Imana ibabajwe nuko Mukabute yagutabaye ugeze mu bisubizo, ntiwongera gusenga, ikagutabara ntiwongera kugira neza, ikagutabara ntiwongera kugira urukundo, iragutabara uribagirwa. Wibagirwa y'Imana yakuvanye, urabyibagirwa. Imana igiye kuziza abantu icyaha cyitwa kwibagirwa aho Imana yabavanye. Imana iragutoranya. Iravuga ngo wowe nzakugira umwami, nzakugira umuntu ukomeye. Nzakugira umwami, nzakugira umuntu ukomeye. Nzakugira umuntu ukomeye w'igiciro cyinshi. Buriya umuntu wambabaje Sawuli cyane. Sawuli yarambabaje. Imana imuha misiyo. Iramubwira ngo genda undimburira Abameleki. Iramubwira ngo genda undimburira Abameleki, uhere no ku mwana ndetse no ku mugore utwite ndetse no ku ruhinja ndetse ikintu cyose cy'Abameleki. Hari igihe Imana igutunga inkoni ikavuga ati Mukabute ngiye kukugira umuntu ukomeye, ariko mu kanwa kawe uzagira ukuri. Ariko ukuri niko ngutumye. Ngo Imana yitegereza Sawuli. Yamubwira ati Sawuli ndagutumye, nkugiriye icyizere, nkugize umwami, ariko mu bwami bwawe ndashaka kukoresha ibi. Aya mategeko nguhaye ndashaka ko ari ugenderaho. Genda urimbure Abameleki, genda ubarimbure. Uhere ku mugore utwite, uhere no ku ruhinja, uhere. Nugira ikintu usigaza n'inka n'amatungo ubirangize. N'umwami wa Hagi umukureho. Imana yari yamutoranyije. Imana hari igihe kwitegereza ikagutoranya. Nk'ubu nitegereje iyo nibutse ahantu navuye mu gisekuru cyo kwa Gatera, mbona ari ibintu bikomeye. Mbona Imana yarakoze akazi gakomeye kugira ngo Imana ikuvane ahantu mwavukiye mu gisekuru bibi bijumba, bakiba imyumbati, bagacukura imyumbati, bakiba bagatungwa n'ubugegera. Iwacu twari ingegera, kubivuga ntabwo bijya binteye isoni. Imana ikantunga inkoni ikambwira ngo Mukabute nanjye ngiye kukugira umuntu, ntabwo uzongera kwiba mu izina rya Yesu, ntabwo uzongera kwiba. Ariko narangiza kubibona nkibagirwa aho Imana yamvanye, nkabyibagirwa, biteye Imana agahinda. Ngo Sawuli Imana imugirira icyizere. Noneho ikintu cyambabaje, Sawuli
Samweli yaramubwiye ngo wumvishe ibyo nkubwiye, nawe aravuga ngo nabyumvishe, kandi ntabwo yari yabyumvishe. Dufite abantu bumva ibintu by'Imana ariko kubishyira mu bikorwa ntibabishyire mu bikorwa. Ngo arangije Sawuli agiye kurimbura Abameleki, ngo aragenda ararimbura. Ngo ariko ageze ku bintu byiza ngo akagenda abirokora abagore beza, abakobwa beza, bure nuko batabyanditse, inka nziza, ngo ararokora, ngo ageze no kuri uwo mwami wa Hagi, ngo nawe aramurokora. Yibagirwa iby'Imana yamutumye, yibagirwa misiyo Imana yamuhaye. Imana iturengere. Imana yarakurebye, irakwitegereza, irangije iguhereza icyizere, iravuga ati reka nguha akazi keza, uzaba umunyamugisha, uzaba umunyamumaro muri ibyo biro wicayemo, ngiye kukugira umuntu ukomeye, uzagira umumaro mu bakuzi n'abatakuzi. Ariko ugasanga umuntu yibagiwe iby'Imana yakoze, no gutanga serivisi bikakugora. Nyamara cyagihe urimo gusenga, uri umushomeri, waravugaga ngo Mana numbabarira ukampa akazi, nzabana n'abantu bose amahoro, nzafasha abakene, nzafasha imfubyi. Ariko burira bugake ukagura umufuka w'umuceri, ukakora stoke mu nzu, ikarinda irangira nta n'umukene uhayeho, nta n'imfubyi uhayeho. Ariko se nkibaza, niba ubuze umutima, washatse n'abafana basi bazakuririra wapfuye. Buriya umuntu agira neza agihumekerega. Umuntu yibuka iby'Imana yamukoreye agihumeka, nibwo bigira agaciro, nibwo bigira umumaro. Gira neza ugihumeka. Iyo wapfuye imigambi yawe yose iba yarangiye. Imigambi yawe iba yarangiye. Imana yambwiye ngo mbabwire, igiye kuziza abantu icyaha cyitwa kwibagirwa iby'Imana yabakoreye. Uratinyuka ugafata ibintu byuzuye stoke, ukamara umuceri wa mbere, ukamara uwa kabiri, nta n'umushonji wari wahabo, nta n'umukene, nta n'imfubyi. Imana ikurengere, Imana iturengere. Kuki twibagiwe? Nyamara uyu munsi urimo kurya, urimo kunywa, urimo kwambara, abandi barimo kwambara ubusa, abandi baburaye, abandi bafite ibibazo. Nyamara n'ubuntu Imana yakugiriye, ariko abantu baribagiwe. Nyabuneka nakuburiraga, gira neza ugihumeka, wikibagirwa imirimo Imana yakoze. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo hahise akanya bibagirwa imirimo Imana yagize gute, yakoze. Barabyibagiwe abantu. Ni benshi tujya duhura nabo, ukamubaza ati yewe mwene da, kuki udaheruka mu nzu y'Imana? Cyangwa wajya ahantu ugasanga arimo kwinywera inzoga, cyangwa se avuye muri rogi, ukabona wicaye ahantu ukabona akinguye, aravuye muri rogi, ari kumwe n'umugore runaka utaza haturutse. Ukamubaza se mwene da, ntabwo uri umukirisito? Wabivuyemo se? Akakubwira ngo reka ngo ntabwo umuntu yahora muri ubu bujiji. Kandi mbere wakundaga gutinya icyaha n'igisa nacyo, wirindaga ikibi,
wakundaga ibyiza ariko usigaye ukunda ibibi. Wamubwira uti nyabuneka wa mugabo we, buriya guta abana 5, hari umugabo nahuguye ndamubwira ati bariya abana 4 usize, bariya abana ububakiye ubuhe buzima? Arangije arambwira ngo abana ngo Imana izabarere, ngo nyina afatanye n'iyo Mana. Ntisekuru umukristo wari umuyobozi wacu, byakugendekeye gute gushaka undi mugore wa kabiri? Aravuga ngo niko ngo byamujemo. Ntisuba Imana ntizaguhana ngo yatinze. Kubera iki umugabo yansubije gutya? Yibagiwe imirimo Imana yakoze, yibagiwe iby'Imana yamukoreye. Abantu benshi indwara yabafashe nuko bibagiwe iby'Imana yabakoreye. Iyo uhora wibuka ibintu Imana yagukoreye, ukorera Imana uyitinya. Nk'ubu iyo nibutse buno kwiba ni ikintu kibi, ntago nibaga ngo wenda ncukura inzu, ariko nanjye nari mfite amateka mabi. Akuzi kugira ngo nari mfite inzara, nari nararwaye ngo niba ari nyabakecuru hano zarashishutse. Kubera iki? Kubera guhora ncukura ibijumba by'abandi, yaba mu zuba yaba mu mvura. Mbese nari umujura w'ingegera, uwo mujura ucukura ibijumba cyangwa imyumbati. Nge nitwaga ingegerakazi y'umukobwa cyangwa se w'umugore. Nari ndushye pe kuri uwo musozi. Iyo ngiyeyo, ejo bundi nagiyeyo njyanye umwana ku ishuri, barambwira ngo dusigaye tweza ibijumba, ngo dusigaye tweza imyumbati. Mana yanjye, ariko nanjye nari naranditse amateka mabi. Iyo nibutse izo ngeso nari mfite, nkibuka ko Imana yabinkijije, numva mu kanwa kanjye ibyo bintu nahora mbivuga, kandi nkakomeza ingamba zo kuvuga ngo sinzongera gusubira kwiba. Ntabwo nakwibagirwa ko Yesu yangiriye neza. Ntabwo nakwibagirwa ko Yesu yamaze inyota yo kudasambana. Nta muntu ushobora kumara umuntu inyota y'ubusambanyi usibye umugabo witwa Yesu. Muzi ibiganiro uwo mugore yagiranye na Yesu, baraganira kugeza ubwo Yesu yamubajije ngo mbese ufite umugabo? Ufite umugabo? Aramubwira ati ntawe. Iyo ndaya cyangwa se uwo mugore abona ko Yesu yamenye ibintu bye. Yesu arangije amuha amazi amara inyota, arangije amugirira neza. Yesu niwe ukora ahantu akakumara inyota y'icyaha runaka wari warabaswe nacyo. Ni igitangaza kumva ngo nakize kwiba. Hari abantu Yesu yabohoye, hari abantu Yesu yababariye ibyaha. Nyamara wibutse ibyo byaha Yesu yakubabariye, ugatinyuka ukabivuga, abantu benshi nabo babohoka. Abantu nabo babohoka bakizera Yesu ko yakubohoye, nabo bakabohoka. Nukuri bakababarirwa. Abantu benshi baraboshye, ariko kubera ko wowe yabohoye wibagiwe, hahise umwanya ukibagirwa, kubera icyiciro ugezemo, kubera imodoka ugendamo, kubera ubuyobozi wicayemo, kubera icyiciro wicayemo. Nushaka guhereza abandi bagabo bagenzi babu ubuhamya ngo babwire uti buriya Yesu n'abantu bacunga ingorofane ajya baha amamodoka akabaha za vewiti bikemera. Imana irakariye abantu yagiriye neza, yakuye ku gicugutu ikaba yarabahaye amamodoka bakaba baribagiwe. Bamwe bakabona amamodoka, bakabona amataje, bakabona amazu. Muri ayo mazu, muri ibyo bintu byose wabonye, ukibagirwa ugahemba Imana icyaha runaka, ukibase cyangwa se ugasambana
cyangwa ugaca inyuma y'umugore wawe ukibagirwa ko wigeze gucunga igicugutu, ukibagirwa ko kera nawe wibaga nka Mukabutera. Ubu nanjye mfite basaza banjye bibaga cyangwa barumuna banjye, abo nzi n'abo ntazi, twari dusangiye umwuga, ariko Yesu yarambohoye, Yesu yangiriye neza. Ntabwo nshobora kwibagirwa aho Yesu yankuye. Imana yambwiye ngo ntaki igiye kuziza abantu icyaha cyitwa kwibagirwa. Hahise akanya bibagirwa imirimo Imana yakoze, barabyibagirwa. Kandi iyo umuntu yibagiwe nta cyaha adakora. Kubeshya biramworohera, kugira amanyanga biramworohera, kwiyemera biramworohera. Ni iki kiguteye kwibagirwa? Abisiraheli Imana yabambukije inyanja itukura, babibonesha amaso, barabibona ko Imana ikoze igitangaza, iciye inzira mu nyanja itukura, barambuka. Bageze hakurya bashima n'Imana. Ariko ngo hahise akanya bibagirwa imirimo Imana yagize gute? Yakoze. Dawidi ntabwo yigeze agwa mu butayu cyangwa agwa mu ishyamba. Hoya, yagwiriye mu bisubizo. Dawidi yakoze icyaha ageze mu bisubizo, nibwo yakoze icyaha. Abantu benshi mu gihe bakiri abashomeri baba bakiranutse, mu gihe bakiri muri bya bigeragezo baba bakiranutse, ariko iyo bageze mu bisubizo benshi baragwa. Utasambanaga akabikora, utibaga akabikora, utagiraga ubugome akagira ubugome. Nawe unyumvire, Imana iguhaye amafaranga y'umugisha, urebye mwene so ugiye kumugambanira, wemeye no gutanga amafaranga. Nyamara cyagiye wari wibereye mu bushomeri, wabanaga n'abantu bose amahoro. Imana ibabajwe nuko abantu yabatabaye bageze mu bisubizo bakagwa. Buriya Dawidi Imana yari yaramuteye iteka. Muzi ukuntu Imana yamutoranyije mu bana ba Yesaya, irangije imutunga inkoni, imuhereza ubwami, imuhereza agaciro. Na Yesaya arabibona, abibonesha amaso ye. Kandi se Yesaya ntabwo yari yaramuhaye agaciro. Muzi inkuru za Dawidi, muzi ukuntu Imana yamutoreje mu ishyamba, muzi ukuntu Imana yabanye nawe kugeza imwimitse, imusukiyeho amavuta akimara kuba umwami. Muzi uko byamugendekeye, arahirwa, abona umugisha, aratunga, aratunganirwa. Ariko umunsi umwe agambirira kuvuga ngo agiye kuruhuka cyangwa ngo agiye gutembera, ngo igihe arimo gutambagira ku itaje cyangwa se ku nyubako ye, ngo nibwo yabonye umugore wa Mukabutera ngo arimo koga yambaye ubusa, ngo ahita agira irari ngo aramwifuza. Muzi uko byamugendekeye. Dawidi yibagirwa ko ari umukozi w'Imana. Dawidi yibagirwa ko yishe Goliyati. Dawidi yibagirwa amateka ye. Dawidi yibagirwa ukuntu Imana yamutoranyije mu bahungu ba Yesaya. Arangije aravuga ngo ngiye gusambana, nzaba nihana ejo. Ubwo ndi Dubai, ubwo ndi mu Bushinwa, ubwo ndi muri Amerika, ntabwo umugore arimo kundeba, ngiye gusambana, nzaba nihana ejo. Ariko Mana, abantu bazize icyaha cyitwa kwibagirwa. Ngo Dawidi muzi uko byamugendekeye, yarasambanye biremera. Gusambana icyaha kiramurya, amenya ko byaba byamenyekanye. Mukabutera amubwira ko atwite. Arangije agerageza guhamagara Uriya ngo ajye mu rugo kuruhuka. Uriya aho kugira ngo ajye mu rugo, muzi uko byagenze. Abonye atagiyeyo, Dawidi ashakisha ibimenyetso byo gusibanganya kugira ngo bitazamenyekana ko inda ari iye. Kugeza ubwo yanditse urwandiko akaruhereza Uriya ngo arushyire umugaba w'ingabo. Kandi urwo rwandiko rwari rwanditsemo kugira ngo Uriya baze kumushyira imbere ku rugamba, kugira ngo intambara nikomera aze muzi uko byagenze. Muzi ko Uriya yajyanye urwandiko akarujyana, ntiyarukora. Umukristo nyawe ntajya akorakora, ntajya areba ibitamureba.
buriya naramukunze ngo arushyira umugabo w'ingabo, kumva urwo rwandiko ni urwo kumwicisha. Umugabo w'ingabo abikora nk'uko Dawidi yamubwiye. Uriya bamushyira imbere, urugamba rusakiranye ngo Uriya baramwica. Dawidi yakoze ibintu bibi, abitewe n'umurengwe. Nawe wa mugabo we, nawe wa mugore we, waba urimo gukora ibintu bibi ubitewe n'umurengwe. Muzi ukuntu byagenze. Ariko nta kindi Dawidi yazize kwibagirwa imirimo Imana yakoze. Ageze mu bisubizo aribagirwa, abigwamo. Nkarangiza mbabwira ngo nanjye ubwanjye ndimo gusenga ngo Imana izandinde kugwa mu bisubizo. Biragatsindwa, kugira amazu, kugira amamodoka, kugira ibyo kurya, nkazabigwamo. Ibyo bintu nzatunga, sinzagire n'umukene ngaburiramo, sinzagire n'umuntu mfasha. Ntacyo byaba bimariye. Abagabo benshi Imana yabateye iteka, ariko imodoka yawe ntago bikorohera cyane kuryamishamo indaya, ugasambana n'indaya muri mu modoka bikemera. Kandi iyo modoka uyibona wibuka imisozi wazamutse urimo gusenga, birakorohera pe. Nyamara iriya nzu wubatse papa, iriya nzu wubatse, iriya nzu washatse, iriya nzu wasabye Imana, birakorohera guhenga umugore wawe yagiye i Kigali, ukazana indaya mukaryamana, ntugire ubwoba, ntugire n'igishyika, ngo hahisha akanya, bibagirwa imirimo Imana yakoze. Nababaye cyane. Imana ndimo gusenga, Imana impereza rino jambo ngo abantu baribagiwe. Wa musore we, ndagira ngo mbwire abasore bibagiwe, bakibagirwa iby'Imana yabakoreye. Umusore akagera muri segonderi, yagera muri segonderi akabenguka umukobwa, yamara kumubenguka akamubwira ati ndagukunda rwose, tuzabana, nuntanga kubona akazi urukundo rwanjye rurakomeje. Impamvu igitumye mbivuze, ndagira ngo mburire bano basore, mburire n'aba bakobwa, bagakundana byiza cyane, bakanasengerana ye, umwe akarangiza undi akambara, ibintu bikaba byiza. Umwe agasengera undi ati Imana iguha akazi, ntamaze kukabona, ntumaze kwicara mu biro runaka, ntusengeye wa musore w'inshuti yawe, ntiyuriye indege, ntagiye muri Amerika, ntagiye muri Canada, ntagiye mu Bubiligi, cyangwa se umukobwa akajya muri ibyo bihugu bitandukanye. Wajya kubona kubera yuko uyu musore yibagiwe iminsi ya kera, n'uyu mukobwa yibagiwe iminsi ya kera, agahemukira wa mukobwa, yaranamubujije no gushaka. Ugeze muri Amerika, ugeze mu Bubiligi, ugeze mu Bufaransa, umukobwa yakwiziritseho, mugisengana, mukiririmbana, mugikorana utuntu n'utundi, muri abana b'Imana. Imana iguteye iteka, uragiye hanze, ugezeyo uramwibagiwe, ugezeyo uramuhemukiye. Impamvu runo rugero ndutanze ni uko afite ibyifuzo byinshi. Abasore mwahemukiye abakobwa. Hari uwambwiye ngo akundanye n'umukobwa ngo n'uwo musore imyaka 7, abandi imyaka 5, yanze abandi bakobwa. Abasore Mana yanjye mugakora ibyaha bingana gutyo. Umukobwa yariziritse, akazamuka mu butayu, akazamuka iyindi misozi, arimo kugusengera, Imana ntigutaye iteka, ntiwongeye no kumuvugisha. Uwo mugisha ubonye utumye utandukana n'umuntu mwakundanye, ukamubwira ngo ndagukunda, sinzaguhemukira, ukarahira, erega ngo baranarahira.
nagira ngo mbwire aba basore banyumva mu ruhande rw'abasore, nyabuneka ntimukibagirwe iby'Imana yakoze, imirimo Imana yakoze. Uyu mukobwa wahemukiye Imana izakubaza. Ndagira ngo mbwire n'abakobwa barampamagaye, abahungu bagiye bahemukira. Hari n'abahungu bampamagaye bari bwiyumve, bambwira ati umukobwa yarampemukiye, namukoreye ibintu byose, murihira mu wa mbere ndamurangiriza, mbese ngewe ndimo gukora, none yabonye akazi keza, none yanyanze. Wa mukobwa we ngo hahise akanya bibagirwa imirimo Imana yakoze. Imana yari yakoresheje uno musore arakurihira ugeze mu wa 4 segonderi, none warangije university, nibyo ubonye akazi muri ministeri runaka, mu biro runaka, cyangwa se ahantu heza, mu mushinga runaka, ukoze icyaha kirirego, uhemukiye uno musore. Ariko nta kindi gitumye wibagirwa, nta kindi gitumye umuhemukira, nuko wibagiwe imirimo ikomeye Imana yagukoreye. Imana nidutabara, kuko yo wibuka ko Imana ariyo yabikoze, igatera umutima w'urukundo uriya musore, akakurihira ugeze mu wa 4, ukarangiza university, ukabona akazi, unakabonye, ugira n'amahirwe yo kujya hanze. None wa mukobwa we wakatiye wa umuhungu wamuteye umutima. Mana, abantu baribagiwe koko. Nakubwiraga ngo ndakubwira nyabuneka, ndimo kubwira abantu Imana yaremye kugiye kubaziza icyaha cyitwa kwibagirwa. Kandi iyo umuntu yibagiwe nta cyaha adakora. Arabeshya, kubeshya mwene so birakorohera, kubeshya umukobwa wakunze birakorohera, kubeshya umusore wagukunze birakorohera, kubeshya umubyeyi wawe wakubyaye biroroha. Iyo umuntu yibagiwe aho Imana yamuvanye nta cyaha adakora. Ndarangije. Nababuriraga mbabwira ngo mureke kwibagirwa, mwibuke ahantu Imana yabakuye. Aka gasura ni Imana yakaduhaye. Hano ijambo rirangije rivuga ngo hahirwa bitondera ibitunganye. Tugomba kwitondera ibintu bitunganye, ukumva wifuza ibintu byiza, ugaharanira ukuri, ugaharanira kugira neza, ugaharanira kugira imbabazi, ugaharanira kwihanganira ibikugerageza. Ngo hahirwa ukora ibyo gukiranuka iminsi yose, ugashakisha gukiranuka iminsi yose, waba ukize waba udakize, waba ukomeye waba udakomeye. Imana yajyaga imbwira ikambwira Mukabute, nzakugaburira, nzakwambika, nzakugira neza, ariko ujye usenga kugira ngo utazagwa mu bisubizo. Ujye usenga. Hari abantu baguye mu bisubizo, bibagirwa Imana, bakora ibizira. Hari nabo mwasenganye, hari nabo mwaririmbanye. Hari umugabo nabwiye, kuki washinze akabari? Arambwira ngo biriya ni ukubeshya, buriya nari narabigiyemo ari ukubeshya. Aracuruza inzoga, yari umuririmbyi, arisambanira uko abishaka, ariko nta yindi ndwara yarwaye. Yibagiwe iby'Imana yakoze. Ngo hahise akanya yibagirwa iby'Imana yakoze. Ngo bibagirwa iby'Imana yakoze. Abisirayeli Imana yabakoreye ibintu byinshi byiza, irabagaburira, ibakura mu Egiputa, ibambutsa inyanja itukura, ariko birangira bibagiwe iby'Imana yagize gute, yakoze. Iyo umuntu yibagiwe aho Imana yamukuye nta cyaha adakora. Gukora ibyaha biramworohera. Ndarangije. Ongera wibuka ahantu Imana yagukuye. Erega ibuka yuko iyo ntebe wicayeho no mu bantu mwavukanye nta muntu wigeze amahirwe yo kuyibona. Nubyibuka bizagutera guhora ukiranuka iminsi yose. Uvuga uti icyubahiro ni icy'Imana. Erega kuba Imana yaragutoranyije mu bana 7 ikakugira umuntu ukomeye, ntugire ngo urusha abandi bana amezi. Nawe wavukiye 9, nabo bavukiye 9. Ariko hari ikintu Imana yakuvuzeho, wagihaye agaciro. Abantu tugiye kuzira icyaha cyitwa kwibagirwa.
ndangije mbabwira ngo Imana inshoboze kutibagirwa aho Imana yankuye. Namwe kandi mbifuriza ngo mwongere mwibuke, mwongere mugambirire mu mutima gukorera Imana muyitinya kandi mukiranuke iminsi yose. Ntabwo bivuze ngo ukiranuke none, gira ukuri mu kanwa kawe, ihana icyaha n'igisa nacyo. Sa n'ibyo uvuga, sa n'ibyo wigisha. Aho wicaye mu biro abantu bakureba bakubonemo umumaro. Aho wicaye kuri iyo ntebe bavuga ngo wari uyikwiriye. Imana idusuri. Rero ndagira ngo mbabwire, buriya no kwibuka ibintu Imana yabakoreye bituma, buriya wibutse kuntu warwaye amaga, buriya wibutse uko, ariko ninde wanyirariraho koko? Ubu ninde utararwaye amaga muri mwe mu bantu bose bankurikira? Twararaga habi ngo iki, amavunjasi, indasi, imbaragasa. Warara mu bishangara ntugire imbaragasa. Ariko za matora za Rwanda fomo zaraje, amashuka, imiti turatera mu nguni z'inzu, twabaye abasirimu. Hewe we, twarakarabaga. Hari igiti cy'umwishywa, iyo naburaga kubera nabonaga amaga yaranyishe, twajyaga tubivuguta bikazana urufuro, tukavuga ngo ni isabune we. Cyangwa tukajyana ibyenda byacu, ibyo biti tukabifata tukabishyira mu mugezi, tukajya tubicundaguza imyenda ngo ubwo ni isabune. Ariko Yesu yadukuye kuri. Twabyibutse koko, twamara kubyibuka tukabimenyesha n'abandi. Uti se ko maze kugera mu rwego ruremereye, nujuje etaje 3, uzumva naribye, narakoze inkweto z'ibirere, azagira ngo iki? Wabibwiye abantu ko hari abantu babakarani hariya barushye, bamenya ko Yesu nawe agira neza? Wavuze neza Yesu ukamuvuga uko wamubonye. Kuki abantu mushaka kuvuga Yesu w'igice? Mwamuvuze uko mwamubonye. Mwavuze ukuntu twagiye duteka. Ngewe nigeze kujya nteka voka, nkateka voka mbisi, amapapayi tukayarya ari mabisi, yewe tukayatogosa. Ibitoki by'inkashi, amenyo yagera yarabaye umukara. Ubwo abahanga babaho, bazanye korogati, bazana n'uburoso. Nibura ubu ngubu usigaye nkuba nkabona arimo guhunyereza bumweru. Ariko Yesu yankuye kure. Ntabwo nakibagirwa aho Yesu yankuye. Igitumye ukora icyaha ukiyongeza nuko wibagiwe. Urimo gukina mu gishoro Yesu yaguhaye. Urimo gusambanira mu gishoro Imana yaguhaye. Buriya no kugira ngo ujye mu Bushinwa utarize, wabihaye agaciro. No kugira ngo ujye kurangura Dubai, wabihaye agaciro. No kuba uri umuntu runaka, wakabihaye agaciro. No kuba warasigaye abandi barapfuye, wakabihaye agaciro. Ukibuka imirimo Imana yakoze. Ndarangije. Reka dusenga Imana. Umwuka w'Imana akwibutse aho Yesu yagukuye. Akwibutse. Mwami Yesu, Imana ishobora byose, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, ijambo ryawe ritugezeho muri aka kanya. Wongeye kutwibutsa ko ugiye kuziza abantu icyaha cy'uko bibagiwe, ngo hashize akanya bibagirwa imirimo Imana yakoze. Bibagirwa ko wabagaburiye, bibagirwa ko wabambitse, bibagirwa ko wabagiriye neza, bibagirwa ko wabarokoye. Abantu baribakirwa, barangije kwibagirwa, bakora ibyaha bitandukanye. Ariko muri aka kanya umwuka wawe wera arusheho kunyanyagiza iri jambo mu mitima y'abantu yikangure, bongere bibuke iby'Imana yakoze, barusheho kugushima no kuguhimbaza. Urakoze kuko uri Imana ishobora byose, byose mbisabye nizeye izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.